uyu munsi rero turareba icyo bita la rétribution divine. La rétribution divine mu gifaransa, mu cyongereza retribution, divine retribution. Uvuga ngo ingororano y'Imana, ingororano y'Imana, kuko Imana ifite ingororano. Nibyo tugira turebe ingororano y'Imana, ingororano y'Imana. Imana izagororera yaba bakora ibyiza yaba bakora ibibi, bafite ingororano. Imana ifite ingororano. Ariko ikibazo rero nuko abantu benshi n'abitwa ko bizera Imana icyo kintu bagifata uko kitari. Muri theologie uko iryo somo mbereza baryita retribution theology. Retribution theology, la théologie de la rétribution divine. Birashobora ko nawe uza gusanga ko wafataga ibintu uko bitari, ugacanganyikirwa. Turashaka kuvuga ingororano y'Imana. Yaba beza bazagororerwa, yaba inkozi z'ibibi zizagororerwa. Ibyo byo ntibishidikanywaho. Tuza kwibona uko biri bivuga n'ukuntu byagiye bigaragara mu mateka. Kubera iki risuba ry'ingenzi? Icya mbere ni ukumenya ko abantu benshi, yaba abakristu yaba n'abandi batari abakristu, bafite icyo bita une interprétation trop simpliste des événements de la vie. Mu Kinyarwanda. Donc une interprétation trop simpliste des événements de la vie. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo kuko badafite ubumenyi bw'Imana, bw'ijambo ryayo, bo uko bafata ibintu by'ubuzima bahita bafata imyanzuro bayumvise huti kuko badafite ubundi bumenyi kugira ngo bibafashemo. Tubaho urugero, bazi yuko iyo umuntu ari mu byago, mu makuba, sibyo, nuko afite ikibazo ku Mana. Nuko abona abakristo, iyo umuntu imishinga ye igenda igatera imbere, babazi ko yemewe n'Imana. Wayibise ntabwo ari abapagani gusa, no mu nzu y'Imana. Muribuka Yobu, hari icyaha yakoze, ibyago ntibyamugwiriye. Hanyuma ba Elifazi baje, byagenze gute baganira? Bamushinjaga ibyaha. Kubera ko bamushinjaga ibyaha? Ari byo bari bazi Yobu yakoze? Ari ibyaha bari bamuziho? Kubera iki se baje bakavuga gutyo? Kubera yuko bari bazi ko iyo umuntu ahuye n'ibyago n'amakuba, n'ibihano by'Imana. Niyo myumvire yabo. None umunsi irahari. Ni ukuvuga ngo bariya rero bazanye theologie yabo, baje kugira ngo bafashe muvandimwe wabo, mwene inshuti yabo kwihana. Theologie yabo yari imeze gute? Yari kuvuga ngo ntabwo Imana yakwemera ibyago ko bishyikira umukiranutsi. Wowe rero Yobu ntukomeze gutsimbarara mu bukiranutsi bwawe, waracumuye. Iyo ni theologie bazanye. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya iyo theologie, amen, ya retribution, kumenya ingororano Bibiliya ikivuga. Ubwo n'urugero mbahe rwa Yobu. Hanyuma Yobu yarabemereye ko yacumuye? Oya. Bo ntabwo tujya mu gitabo cya Yobu, murakizi, sibyo? Murazi izo nkuru. Yobu yarababwiye ati we yarazi ko ari umukiranutsi, kandi yari we.
habaye icyo ta dualité, habaye kugongana kwa teoloji yaba Elifazi, yuko wowe urura tsimbarara kukiranutsi, wowe waracumuye Yobu, niyo mpamvu Imana yakoreza ibi byago. Yobu nawe arazi ko akiranukira Imana, kandi niko biri, koko n'Imana mu ijuru yabwiye Satani ngo wabonye umukiranutsi wanjye. Noneho Yobu nabo bantu habaye intambara ya teoloji ipfuye yaba Elifazi, yuko ibyago byose iyo bije ku mukiranutsi nuko yacumuye ku Mana. Yobu we yari afite icyo bita experience, we ari muri experience y'ibigeragezo, kandi azi mu mutima nama ko ari umukiranutsi. Bivuga ngo Yobu we ntabyumva impamvu akiranuka akaba yarashikiwe n'ibya byago. Yo ni problematique ya Yobu. We azi yuko imbere y'Imana nta cyafite, ariko ntabwo bizi impamvu ibyo byago byamushikiye. Muri ubu murabyumva ibyo? Bariya baje guhumuriza Yobu, baje kumushinja ngo impamvu abana be bapfuye, imitungo ye yagize byose, n'umubiri we nawo wamaze kuba atake, ngo yacumuye ku Mana. Iyo ni théologie. Bien sûr une mauvaise théologie. Hanyuma Yobu nawe arabizi ko we nta cyafite ku Mana, ariko ibyago birimo. Nawe aribaza impamvu. Rero iriya situation ya Yobu cyangwa ubuzima Yobu yanyuzemo nibyo binyomoza iyo teoloji yaba Elifazi, niyo binyomoza ko omberiza turaza kubibona ko ko ibyago, kurwara, gufusha, kugira gute, sibyo, ubukene n'ibiki byose, nubwo tutari turajistifia ubwo bukene n'ibiki n'ibyago, ariko turashaka kureba ko Imana ivuga ibintu. Nuvuga ngo ibyago wabyumvise, cyangwa ibigeragezo wabyumvise, cyangwa ikinyuranyo cyabyo, imigisha, kugubwa neza, ntabwo ariyo critère, ntabwo ari byo bigaragaza umuntu ko ari warahanwa n'Imana cyangwa ko yemewe n'Imana. Ese wabyumvise? Nuvuga ngo kuba umuntu agatunganirwa ntabwo ari bivuga ko Imana imwemera. Cyo ni cyambere. Kuba umuntu anyura mu bigeragezo n'ibyago ntabwo ari kivuga ko Imana yamusutseho umujina wayo, ari byo byitwa kumuhana, jugement. Iyo point mwayumvise? Donc niki tuvuze ko ari iki? Interprétation trop simpliste. Nuvuga ngo iyo bavuze ko umuntu afite des idées simplistes, nuvuga ngo ntabwo afite ibintu byimbitse. Bayibise ni ibintu byo hejuru, ntabwo ari ibintu bicukumbuwe. Ndetse mu dusomere Yohana 9:2. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Amen. Aho ni muhazi. Abigishwa ba Yesu bahuye niki? Tangiye ku murongo wa mbere niwe uza kubyumva neza. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Amen. Gatatu. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Amen. Murabona? Ba Petero, abigishwa ba Yesu, bari bafitiye imyumvire yuko ibyago bizanwa n'icyaha. Urabona? Cyo kimwe n'abandi mu isano rya kera, n'abandi ba Elifazi.
mwabizi ziriya nshuti za Yobu urabona biri mu isano rya kera biri no mu isano rishya ni ukuvuga ngo uriya muntu yavutse ari impumyi mwabizi kuba Petero uko bazi Imana ku bijyanye na retribution divine cyangwa ingororano y'Imana, uwo muntu nimba atari we yakoze ibyaha n'ababyeyi be urumva none se Yesu yabyemeye yababwiye iki ntabwo ari we cyangwa ababyeyi be murabyumva ntabwo ari we cyangwa ababyeyi be. Mubona ko iri somo ni ngombwa ukwiye kurimenya kuko nawe uzajya ufata ibintu uko bitari ukagira ibyo bita interpretation trop simpliste. Umva uyo Elifazi na Temamu na Bilidadi sibyo ntabwo niko baje. Uyo Elifazi na Bilidadi na Tsofar niko baje bavuga ko Yobu hari umunyabyaha wabizi hano ku murongo wa 11 igice cya 2 Yobu. Nuko inshuti za Yobu eshatu zumvise ibyo byago byose byamuteye ziraza, umwe aturutse iwe undi iwe, Elifazi w'umutemani na Biludadi w'umushuhi na Zofari w'umunamati, basezerana kuza kumuririra no kumuhumuriza. Amen. Abo bagabo rero ko ari batatu aho kugira ngo bamuhumurize ahubwo baje bafite teoloji ikarishye imubwira ko wowe emera ibyaha wihanira nyuma Imana igukiza ibyo byago ko waracumuye. Ariko Yobu we yari waranyura muri experience kumenya ngo ntabwo ibyago biza kuko nacumuye kuko imbere y'Imana ndi umwere. Yobu ntiyigeze ashira icyaha ku Mana wabibise kandi ntabwo yigeze yemera iyo teoloji y'abo bantu ahubwo ngo yaravumiye umunsi yavukiyeho. Ubwo ngo ari waririra makuba ye ariko atemera ko aturuka ku byaha ko nta byaha yakoze. Ariko mu 3 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo Yobu aterura amagambo avuma umunsi yavutseho. Amen. Amen. Avuma umunsi yavukiyeho. Igatume we Elifazi rero witemamu ibyo yavuze. Umurongo wa 4 ibice bine umurongo wa mbere tugeze ku umurongo wa 7. Maze Elifazi w'umutemani aramubwira ati, mbese umuntu yagerageza kuvugana nawe ntiwagira agahinda? Ariko ninde wakwiyumanganya ngo atavuga? Dore wigishaga benshi kandi wakomezaga amaboko atentebutse. Amagambo yawe yaramiraga wari ugiye kugwa kandi wakomezaga amavi asukuma. Ariko noneho ni wowe byateye kandi urihebye, bikugezeho nawe uhagaritse umutima. Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana kandi inzira zawe zigororotse zo ziguhesha ibyiringiro? Ibuka ndakwinginze, ninde wigeze kurimbuka utariho urubanza, cyangwa hari ubwo umukiranutsi yaciriweho iteka? Amen. Ugeze kuri 11. Nk'uko nabyiboneye, gukiranirwa bakabiba amahane nibyo basarura. Bicwa n'umwuka w'Imana kandi barimburwa no guhuha k'umuyaga w'uburakari bwayo. Gutontoma kw'intare n'ijwi ry'intare y'inkazi birahora, n'imikaka y'imigunzu y'intare biravunagurika. Intare ishaje yicwa no kubura umuhigo, kandi ibyana by'intare y'ingore biratatana. Amen. Amen. Bari baramukomeza, bari baragira gute? Bari baramushinja. Mwabibise? Ubwo rero Yobu hano we akomezwa n'ikintu kimwe, nuko mu mutima namazi yuko akiranuka imbere y'Imana. Gusa
ntabwo azi impamvu ibyago byamushikiye. Kuba azi ko akiranuka imbere y'Imana byamuhaye kunesha ibyo bitekerezo by'abariya ba Elifazi. Ntabwo we yishinja, ntabwo ashira ikibazo ku Mana, ahubwo ari muri experience ikomeye yatumye avuma umunsi yavukiyeho. Wabibise? Ntabwo ubwe yishinja, ntabwo ashira n'ikibazo ku Mana, gusa ntabwo azi ibi biramubaho impamvu yabyo, kuko we ntabwo yafite revelation ibyabaye hagati y'Imana na Satani kubimwerekeye. Amen. Kugira ngo tujye kuri point ya kabiri, iya mbere mwayumvise, ntabwo gutunga no gutunganirwa k'umuntu aricyo kimenyetso cy'uko Imana imwemera. Iki cya kabiri, ibyago n'amakuba n'ibigaragazo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko umuntu adakiranuka. Twagiye umusenurisha, twabonye yuko Yesu yasubije ba Petero, bari bazi ko uriya mugabo yavuze ari impumyi, nimba atari we yakoze ibyaha ngo abe impumyi n'ababyeyi be. Bari bazi ko ibyago igihe cyose bishyikira umuntu nk'igihano cy'Imana. Yesu aravuga ati siko biri, ntabwo ari we yacumuye, si n'ababyeyi be, kugira ngo imirimo y'Imana igire gute? Yerekanirwe muri we. Que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui. Wabibise? Point ya kabiri ni kumenya ngo kubakiranukira Imana cyo kimwe n'abakiranirwa abanyabyaha. Ingororano y'Imana irahari kandi bazayibona. Bazayibona ryari? Ikidashidikanywaho nuko hari umunsi Imana yashinze wo guciraho amateka abantu, ariko aho ntabwo turahagera. Tuwe turareba iby'ubuzima ku bantu bakiriho. Amen. Mu isano rya kera Imana yabwiye Mose amagambo agenda agaragaza yuko abantu bazagenda bica amategeko yayo, bazagenda bagirwaho n'urubanza. Niba witegereza ubuzima bw'Abisirayeli bagendana n'Imana, ugenda ubona yuko hari igihe Imana yahaniragaho nyine. Ni ukuvuga ngo icyaha kikagira ingaruka ako kanya. Ikindi gihe ntihabe igihano ako kanya. Aho ni mu isano rya kera. Gutera kwa kabiri ibice 30:16-18. Kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire, Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Ariko umutima wawe nuteshuka ntuyumvire, ukoshywa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera, uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka, ntimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Amen. Amen. Mwana hano Imana ivuze ibihano bizakurikira ubwoko bw'Imana nibureka kugendera amategeko yayo. Turabona mu buzima bwa Isirayeli aya magambo yagiye babaho. Ibi byago byagiye babaho. Buriya na ziriya diaspora kwe ari ya ntoya ya mbere gihe batwarwa i Babuloni yari isozwa ya magambo. Yaba imyaka myinshi bamaze mu mahanga menshi nyuma yo kuza kwa Yesu Kristo, iyo bitera grande diaspora juive, nabyo ni ingaruka y'aya magambo. Murabona ko iteka mu mibanire y'Imana na Isirayeli ari ibyago byabagaho ako kanya iyo bishe amategeko y'Imana, iyo batayumviye, cyangwa bikazaza ikindi gihe. Amen. Ntabwo turavuga nyuma y'urupfu, turavuga mu buzima
kugabana imana mu gihe barimo. Tujye mu kubara 11:33. inyama bakizishinze amenyo bataramara kuzitapfuna, uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa abantu, abatera mugiga ikomeye cyane. Amen. Kubera iki? Kubera ko bari basuzuguye manu, ngo barayirambiwe, barashaka inyama. Imana ibemerera inyama ariya kuri 16:17 kugeza kuri 20. Uwiteka abwira Mose ati, nteraniriza abagabo 70 bo mu bakuru b'Abisiraheli, abo uzi ko ari abakuru b'abantu kuko n'abatware babo, ubazane ku ihema ry'ibonaniro bahagararane hano nawe, nanjye ndi mumanuke mvuganireyo nawe. Ninde ku mwuka ukuriho mubashyireho, nabo bazajya bahekana nawe uwo mutwaro w'abantu, we kuheka wenyine. Kandi bwira abantu uti, mwiyereze umunsi w'ejo kandi muzarya inyama, kuko muriririye mu matwi y'Uwiteka mukavuga muti, ninde uzaduha inyama zo kurya ko twari tumereye neza muri Egiputa? Nicyo gitumye Uwiteka azabaha inyama mukazirya. Ntimuzazirya umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa 20, ahubwo muzazirya ukwezi kose, mugeze aho zizabatungukira mu mazuru zikababihira, kuko mwanze ko Uwiteka uri muri mwe mukamuririra imbere muti, twaviriye iki muri Egiputa? Amen. Urabyumva? Hano turabona yuko gucumura ku Mana ntabwo igihano cyatinze, cyahise kiza. Abo bacumuye ku Mana mu butayu, ngo barambiwe na manu, ibyo kurya Imana yabahaga, none ngo barashaka inyama. Imana ntago byafashe imyaka myinshi kugira ngo ibahane. Murabona? Nivuga ngo aho turabona ko ingororano y'Imana yo guhana, iyo tuvuze ingororano ni muri sens negatif cyangwa positif. Ingororano y'Imana ntago yatinze kuko bahise bahanwa n'Imana. Ibyo rero twabibonye mu bwoko bw'Imana, mu bantu bitwa ko bamenye Imana, yuko bari bafite imitekerereze yuko ibyago, amakuba biba bihwanye n'igihano Imana izanye. Twafashe urugero rwa Yobu, ariko ubuzima bwa Yobu bwanyomoje iyo teoloji nk'iyo yo kuvuga ko iyo umuntu ari mu byago Imana iramuhana, cyangwa iyo umuntu atunze agatunganirwa ngo aremewe n'Imana. Ntabwo ari byo, si byo se? Twabonye ko jijima yo cyangwa ingororano yo guhana abakora ibibi ishobora kwihuta cyangwa igatinda, ariko icyo tuzi ko hari umunsi Bibiliya ivuga Imana yashinze ukuzacaho amateka. Ibintu byose bitarakigwa amateka guhera ku cyaha cyabaye, guhera igihe icyaha cyabonekeye, ari umunsi Imana izahana byose, ibibi byose, ari ibizwi n'ibitazwi, bishwe n'ibigaragara. Uwo munsi rero ni umunsi Imana izi ubwayo yashinze. Amen. Ariko iyo mitekerereze yuko ibyago n'amakuba biza ku muntu nk'ikimenyetso cy'uko Imana yamuhanye, nka jijima y'Imana, turabona no ku bantu batari mu bwoko bw'Imana. Reka dusome hano mu Yakozwe 28 ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 6. Muraza kubona ko no mu bantu batari bafite ijambo ry'Imana nabo niko bibazaga. Aho abagira ikibitaga les barbares. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro iramuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu n'umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja,
iyo idaca urwa kibera ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagera icyaba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Amen. mubibona gute? Nsubiramo uriya murongo wa 2. Bene igihugu batugirira neza cyane. Ari bavuze bene igihugu, cyangwa mujya mu munivu ngo basanga ubutaka, ariko bari abitwaga les barbares. Murazi impamvu? Mu Bagiriki ndetse no mu Baroma nyuma, abantu batavuga ururimi rwabo, mubibise, batari mu mico yabo, badasenga imana zabo, babitaga les barbares. Kubera iki? Kuko batavuga Ikigiriki, ibyo bavuga byose ntabwo babyita ngo ururimi, babitaga ngo nta kindi barakora, baravuga barbar. Mwabibise? Na niho haje kuza ijambo iyo umuntu ashaka kubwira ko uravuga ubusa ngo bla 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 bla, gusa c'est dit bla 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 bla. Bari rero bitwa barbar kuko Abagiriki babataga ko abo bantu baracyari hasi, ntibaragenda kuba abantu. Mwabibise? Niho bita les barbares, abari hanze ya civilisation, abataraba abatazi ururimi rwabo, abataragira umuco wabo, abatarasenga imana zabo, ntabwo bafataga nk'abantu bujuje ibyangombwa, bafataga nk'abantu batuzuye, nibo bitwa les barbares. Ntabwo basanga ubutaka gusa ngo bene igihugu, Abagiriki babita les barbares. Mwebwe hano rero mushobora no kumenya impamvu, nuko Abagiriki bo ils ont travaillé le logos. Umva, bo Abagiriki ntabwo bapfa kuvuga, bavuga ibintu biri cohérent, bavuga ibintu bifite sens. Uvuga ngo langage y'abandi, mwabimvise, ntabwo iri mu bwenge. Urumva? Abagiriki bari baravuga ko uretse bo nibo banyabwenge, abandi bantu n'amoko yandi, mwabimvise, kuko bataragera kuri logos, bo ni abantu bakiri hasi, n'ibyo bavuga byose ntabwo biri kohera. Tubavuga iminyarwanda nta njyana, ni ibintu gusa rivuga ngo ni hagati y'imvugo ya kimuntu n'imvugo y'inyamaswa. Urabona inyamaswa ifite ukuntu yo ikoresha bita les onomatopées, ni kuvuga ngo shwi shwi nk'inyoni, hanyuma imbwa ikagira gute, ikamuka, hanyuma ihene ikagira gute, hanyuma inka ikagira gute. Zibazo ziravuga, wenda ni ko Imana yazihaye ukuntu niyo mvugo yazo, ariko nituzipima mu mvugo ya kimuntu urabona ko atari ururimi rwuzuye. Wayumvi? Ntabwo ari ururimi rwuzuye. Mu ijambo rimwe, ce n'est pas un langage articulé. Twe turavuga duti ndagiye mu mujyi, sibyo? Iyo ni langage articulé. Navuga ngo batata. No. Uravuga ndagiye mu mujyi, mushobora no kubyiga mukavuga uti iyo jambo ushobora kurya, sibyo? Hariho sujet, hariho verbe, hariho complément. Murabibona? Ibindi biremwa rero ntago bifite langage articulé, babyita onomatopée, les onomatopées, bla. Noneho Abagiriki rero bahita babwira abandi bantu rero ngo bari abantu bo nta rurimi bafite, ngo ibyabo ni biki, ni barbar, hanyuma ngo bla 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 bla. Iyo umuntu akubwiye ngo c'est du bla bla, abakubwiye iki? Paulo rero mu rugendo wagiye Roma, amen, ubwato bumaze
kugira ingorane, sibyo? Amen. Imana imaze kubarokora ntabwo mubyibuka, noneho ngo yisanga mu kigwa cya Malte. None munsi icyo kigwa kirahari kitwa Malte mu nyanja ya Mediterane. N'ubu yitwa Malte. Malte ni igihugu bafite na leta tusa. D'ailleurs Malte iri muri Union Européenne, okay? Cyane cyane bari abantu bajya gushaka kuba mu Burayi na hehe kenshi banyura muri Malte, okay? Noneho Paulo rero aho Malte rero muri cyo kirwa niho yisanzemo. Hanyuma murumva ko hari n'ubukonje, sibyo? Abale barbare, abo bantu batarabagi, nimushaka muvuge muti abatarabagiriki. Abo rero abagiriki bitare barbare, mubise impamvu iryo jambo riturutse, nivuga ngo sans civilisation, nivuga ngo abagiriki barabanena, n'abantu batigeze bevuriwa, n'abantu bari primaire baraho, nkuko abakoloni igihe bazaga mu bihugu byacu niko badufataga, bari bazi ko tutuzuye mu bwonko. Mwari mubizi ibyo? Pour eux nous étions des barbares. Soma le manuel d'histoire uzumva uko badutretaga, uko batuvugaga. Mwayumvise? Hari n'abazungu bamwe bakifite iyo myumvire. Iyo bakubonye bagufata muri iyo cliché, bagufata muri iyo nuzi, muri iyo stereotype. Babazi ko utashobora no gutekereza ko haba ku izuba ko isi izenguruka. Bazi ko ukiri hehe mu gihe cyo mu mwijima w'icuraburindi mu bitekerezo byawe. Donc les barbares. Okay? Hanyuma batubwiye iki? Paulo baramwakira nubwo bitwa abarbare, ariko ni abantu bafite umutima wa kimuntu. Baramwakira, nyuma bigenda gute? Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Amen. Barabacanira umuriro kuko hari mu bukonje, barabakira. None mu gihe bota umuriro umva barabizi ko Paulo ari imfungwa, kuko ntago bararangiza urugendo rwo kubajyana i Roma. Hanyuma umuriro, kuma umuriro harimo n'inzoka yinshi ishira, iyo ikurumye urapfa. Komeza. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Iramuruma. None wowe babyifatamo bate? Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu n'umwicanyi. Mbego dukomeze. Babonye imurumi bashya bavuga ngo ni umwicanyi. Kubera iki? Batandukanye na Elifazi, batandukanye na Petero, batarahinduka ngo bavuke ubwa kabiri. Komeza. Nturora nubwo yakize mu nyanja, idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Niumva nuvuga ngo babifashe ko kuba iyo nzoka mu bisanzwe yahunze umuriro, ibiti bazanye bakoresheje bacanije umuriro yari irimo. None umuriro waze kwisatira iva mu muriro, noneho ize mu muriro iruma Paulo. Wayizi? Bo rero mu mitekerereze yabo ntago batekereje ko ari principe ya causalité. Ni ukuvuga ngo iri hariya twayiteruranye n'inkwi, none umuriro uraje irahunze, aho yahungiye niho Paulo yicaye. Wabizi? Yari no kuruma n'undi. Iyo mitekerereze ngiyo ntayo bari bafite. Bari bazi ko iyo icyago kije Imana azaguhaniye. Ese Paulo yari yacumuye? Murabona aho turagana? Komeza.
ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira reka rero Imana rero ikubite hasi iyo mitekerereze yabo. akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyabaye, barahindura bati ni Imana. Amen. Barahindura. Imana yashatse ko iyo nzoka iruma Pawulo ntacyo ari bubi, kugira ngo yereke bariya bantu bayimenye nabo bamenye Yesu. Ariko twe turaza kuri iyi myumvire yuko bari bazi ko ibyago bishyikira gusa umuntu Imana zishaka ko ntabwo ari Imana rurema, Imana zishaka guhana. Siko bimeze. Iyo mitekerereze yari mu Bayuda bafite amategeko, yari no mu bantu basanzwe yuko Imana igihe cyose zihana abantu bakoze ibyangwa nazo. N'abamenye Imana rurema ngo nayo igusukaho ibyago igihe wayicumuyeho. Urumva? Nuvuga ngo rero iyo bitekerereze yari mu bantu bazi Imana, Abayeburayo bahawe amategeko n'Imana, yari no mitekerereze y'abantu badafite ubumenyi bw'Imana nzima, bifitiye gusa ubumenyi bwo hasi bujyanye no kuti hari Imana nyinshi nk'abo bantu le barbare, abantu bari abasangwa butaka bo mu kigwa cya Marte kiri mu nyanja ya Mediterane. None kubabaza ku imyaka yabaye myinshi kuva mu gihe cy'abo bantu natwe, kuki abantu bagitekereza gutyo? Ariyo abakozi b'Imana bigeze kugira impanuka, bari abantu 22 bose barapfa, indege irashya barapfa. Ari umuntu umwe w'umukristo yaje kuvuga ngo bari abanyabyaha. Ati abakozi b'Imana bagahira mu ndege. Batanga urugero rw'abandi ngo atari abantu b'Imana ngo bahire mu ndege. Ngabakanaka kandi abakozi b'Imana. Murabyo? Ntabwo iyo abakozi b'Imana ntabwo Imana yakwemera ko bahira mu ndege bagakongoka. Urabona? Nawe bitandukaniye nabo bo mu kigwa cya Marte mu gihe cya Pawulo. Bari bazi ko iriya nzoka imuhitemo we imurume ni umunyabyaha. Dawe bavuze ngo umwicanye. Ngo Imana ngo nubwo yarokose inyanja, ngo Imana izashatse ko ngo urumva? None se kubabaza kubera iki abantu bikigiye nabo bagitekereza nk'abicyo gihe? Wowe baza ko kubera iki? Tuvuge umukozi w'Imana w'ukuri inzu ikamugwaho, abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo bahita bavuga iki? Bahita bavuga nk'iby'abo bantu. Ibyo rero ni ukutamenya Imana no kutamenya ijambo ryayo. Amen. Turareba ikintu cyadukiza, l'interprétation trop simpliste. None mbabazi ikibazo, mwebwe mushobora gusobanura ukuntu umukiranutsi ashikirwa n'ibyago, sibyo? Wanyumvise? Hakaba hariho abanyabyaha bakomeza bagubwa neza, ndetse bamwe bakanatuka n'Imana, hanyuma tukabona muri ubuzima ntago tubona ingaruka z'uwo muntu utubaha Imana, ahubwo agenda prospera, agenda agubwa neza. Hanyuma umukiranutsi w'ukuri, apana idini gusa, ugasanga ibyago biriyongerana. Mwe musobora gute? Ndavuga wowe ubyumva gute? Wowe nk'umuntu ushatse kubivuga biki? Urabona hari Imana hariya, bivuga ko Imana ikiranuka, ni Imana nziza, sibyo? Ni Imana yavuze ngo bayumvise umugisha uri kuba yubaha, ngo ibyago n'amakuba biri kubanzi bayo. Ntimubaze aho hantu se ndaza ko basomera.
none turabona rero muri ubuzima umukiranutsi ari mu byago, umunyabyaha aratungaga agatunganirwa. Wowe uvuga gute? Fata iyo mana muri attributs zayo, muri ukwivuga. Fata rero no muri reality y'ubuzima. Uvuga biki? Uriya n'umunyabyaha ndetse ajya natukase, mwe mujya gutumwanya, mujya gusenga. Uriya n'umuntu yubaha Imana, ari mu bibazo bikomeye cyane, sibyo? Ibyago bikazana ibindi. Uriya wewe unatuka Imana, unayisuzugura, mu bigaragara aratungaga agatunganirwa. Wowe ufata gute? Noneho tureke rero ibintu, dufate sante. Uyu muntu ni umuntu atuka Imana, afite ni sante robuste, nta n'igicurane kumara n'imyaka. Uriya n'umukiranutsi n'umwana w'Imana muzima, bya kanseri bakibonye. Wifata gute wowe? Gatwuve umuntu witwa Asafu, Zaburi ya 73. Ni ukuri Imana igirira neza Abisiraheli bafite imitima iboneye, ariko njyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka, intambwe zanjye kurikira. Uyu ni umukozi w'Imana, afite umwuka wera, umukuru w'abaririmbyi, afite n'umwuka w'ubuhanuzi, yitwa Asafu. Umvise uko avuga. Intambwe zanjye zari zishigaje hato zikanyerera, kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza. Iki kibazo turibaza hano, mvuga ko Asafu cyaramushikiye. Ati kuki bari abanyabyaha bagubwa neza? Komeza. Kuko batababazwa mu ipfa ryabo, ahubwo imbaraga zabo zirakomera. Ntibagira imibabaro nk'abandi, ntibaterwa n'ibyago nk'abandi. Nicyo gituma ubwibone buba nk'urunigi mu majosi yabo, urugomo rukabatwikira nk'igishura. Amaso yabo avanywe imutwe no kubyibuha kwabo, bafite ibiruta iby'umutima w'umuntu wakwifuza. Barakuba bakavugishwa iby'agahato no gukiranirwa kwabo. Dusimbuka kuri 16. Natekereje uko nabasha kubimenya, cyangwa 14 umanuke. Kuko natewe n'ibyago umunsi ukira, ngahanwa ibihano mu bitondo byose. Iyaba naravuze nti reka mvuge ntyo, mba narahemukiye ubwoko bw'abana bawe. Natekereje uko nabasha kubimenya, birandushya, birananira. Murumva rero iki kibazo ntabwo cyoroshye, kivuga la retribution divine. Ntabwo cyoroshye, ngo nawe yarabitekereje biramunanira. Niyo mpamvu nababwiye ngo mwirinde des interprétations trop simplistes, kuko naba batubanjirije bageze kure mu kumenya Imana. Iyo batekereje kubyerekeye amen ingorano y'Imana, yaba ku banyabyaha yaba ku bakiranutsi, amen, byarabasigaga. Ati kubera ko bariya bayicumuraho itabahana ako kanya, cyangwa nimba itabahana ibereke yuko ibyabo itabyemera, kugira ngo bigarure, kuko bakomeza guprospera. Kuko uriya mukiranutsi wisenga ari mu byago. Wayubise? Komeza. Kugeza aho nagiriye ahera h'Imana, nkita ku iherezo rya babandi. Kugeraho yinjiye ahera h'Imana. Ni ukuri ubashyira ahanyerera, urabagusha bagasenyuka. Erega bahindutse amatongo mu kanya gato. Ubwoba bw'uburyo bwinshi burabatsembye rwose, nk'uko inzozi zimeze iyo umuntu akangutse, niko nawe mwami nukanguka uzasuzugura icyubahiro cyabo cy'igicucu. Ubwo umutima wanjye washariraga nkibaza mu mutima, nari umupfapfa nta bwenge nagiraga, nameraga nk'inka imbere yawe. Ariko none ndi kumwe nawe iteka, ufashe ukuboko kw'iburyo, uzanyoboza ubwenge bwawe, kandi hanyuma uzanyakirana icyubahiro. Amen. Murumva hano twasoma iki? Twakura iki nk'isomo?
ni ukuvuga ngo igihe cyose amen utarinjira aheraho Imana kugira ngo uhishurirwe ibyo utaruzi, yaba ku banyabyaha yaba ku bakiranutsi, ibiriho birababaho, icyo Imana ibitekerezaho n'ikibigambiraho, icyo izabikorera, uzakomeza kumera nk'inka. Mubivuze inka ni ukuvuga ngo itagira ubwenge, kandi ibirenge byawe bizanyerera. Amaherezo uzava mu nzira yo gukiranuka ugana inzira z'abariya ngo baguwe neza. Wayibise? Ni ukuvuga ngo Azafu aravuga ati hari urwego amen iyo uruyinjiyemo imitekerereze yawe irahinduka, uko warebaga ibintu birahinduka. Ese mwumvise Azafu yavuga? Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ushobore kumenya impamvu y'ingororano y'Imana ku banyabyaha ukuntu idahitiza bagakomeza guprospera, bagakomeza gutera imbere mu byo barimo no mu bwibone bwabo, bakabona tugana Imana, cyangwa umukiranutsi ingororano ye yo kukiranuka ukabona itinze kuza kumugeraho, igihe utarinjira mu rwego rw'umwuka ariho Azafu yavuze kwinjira muri sanctuary y'Imana, ahera h'Imana, mu nama z'Imana, haleluya, mu bwenge bw'Imana. Ntushobora na rimwe kureka kuyoba mu mitekerereze yawe, nawe ugatekereza nka ba bandi nk'abasonga butaka b'i Marite igihe Pawulo yarumwaga na ya nzoka, uko batekerezaga batarabona igitangaza cy'Imana ngo bahindure, bamenye ko teoloji yabo bafite atariyo. Amen. Sur la rétribution divine. Cyangwa ba Petero kuri wa muntu yavuze ari impumyi, bakibaza ko ari we yacumuye cyangwa ababyeyi be. Rero birasaba ko dukura tukazamuka tukava ku mitekerereze ya rusange y'abantu y'idini tukinjira mu mitekerereze ya revelation ituruka ku Mwuka Wera. Niyo mpamvu Yobu amen hari amagambo tuhavoma hano, Yobu 17:9. ariko umukiranutsi azikomeza mu nzira ye, n'ufite amaboko aboneye azakomeza kunguka imbaraga. Amen. 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 Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Tusubire mu Kinyarwanda. ariko umukiranutsi azikomeza mu nzira ye, n'ufite amaboko aboneye azakomeza kunguka imbaraga. Amen. Ibyo se byabaho ryari kugira ngo umukiranutsi abe gutya? Pour que le juste demeure ferme dans sa voie, kugira ngo umukiranutsi ntiyihebe, ntacogore mu gukiranuka, ntiyifuze kuba nk'abanyabyaha, yabigeraho gute? Azafu yatanze igisubizo, nuko azamuka mu buryo bw'umwuka, agakura mu kumenya Imana n'imigambi yayo n'ukuntu yisohoza. Amen. Na Yeremiya nawe aravuga amagambo nk'ayo. Yeremiya 5:28. barahonjotse baciye umubiri, ni ukuri imirimo y'ibyaha byabo barayikabya, kuburana ntibiburanira n'imfubyi kugira ngo zigubwe neza, kandi ntibacira umukene urubanza rutabera. Amen. Yeremiya aravuga abanyabyaha, nawe ntabona bahita bahanwa. Malaki 3:14-15. mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura. Noneho abibone nibo twita abanyamahirwe. Ni koko abakora ibyaha barakomezwa, ndetse bagerageza Imana bagakizwa. Amen. Iyi ni imitekerereze yandi. Ni bande batekereza gutyo? Ni bande? Ni ba bandi batarayinjira ahera. Niko batekereza. Ko na Azafu nawe atarinjira ahera niko yatekerezaga. Hari abantu benshi rero, haba mu nzu y'Imana haba mu isi, batekerereza gutyo. Bajija Imana
ibyayo bakurikije kubyo babonesha amaso, ngo uriya ibyo biragenda neza, aratuza aratunganirwa, uriya afite feva y'Imana, afite ikiganza cy'Imana kuri we, uriye imbere y'Imana nta kibazo afite. Bareba umukiranutsi ari mu byago, ari mu ngorane, bagatangira no kwibaza nimba koko ari umukiranutsi, bakumva yuko yishushanya. Imana ntabwo yakwemera ko uriya muntu uyikunda, uyikorera, uyikiranukira yaba muri byago bimeze kuriya, ntibishoboka. Iyo niyo mitekerereze ya mbere y'abantu bakiri mu rwego rwo hasi, twakwita urwego rw'inyama n'amaraso, bafite ubwenge bwa kimuntu gusa. Kiretse gusa iyo tumaze kwinjira ahera h'Imana, tumaze gukura mu mwuka, dufite ijambo ry'Imana rishuwe, aho niyo dushobora kugera mu rwego Yobu tumvise hariya ngo umukiranutsi azakomera mu nzira ye, ntabwo azacogora, kubera ko ari ibintu atumva. Biro birashikira abanyabyaha bakagubwa neza, ntibahanwe n'Imana ako kanya, bagatuka Imana ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, ntihagire babona Imana iza kubahana, nk'uko yahanye Herode cya gihe. Ako kanya murabyibuka, murabona jijima y'Imana hari igihe iza ako kanya, hari igihe itinda. Amen. Ubundi buhamya muri Bibiliya, ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 20 tugeze 25 na 5. Bukeye Herode arakarira ab'i Tiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga, bahongera Burasito umutware w'abashashi b'umwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahaga mu gihugu cy'umwami Herode. Nuko ku munsi wategetswe, Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati, yemwe noneho ni ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya, kuko adahaye Imana icyubahiro, ahera ko agwa inyo, umwuka urahera. Ariko ijambo ry'Imana riragwira riramamara, kandi Barinaba na Sawuli bamaze kubashyikiriza za mfashanyo bahawe, bava i Yerusalemu basubirayo, bajyana Yohana wahimbwe Mariko. Amen. Amen. Herode yemeye kwakira icyubahiro cy'Imana abantu bamuhaye, nabwo Imana yamurindirije icyumweru. Hano kuri 23 ngo au même instant, ako kanya arakubitwa, akigwaho iteka, arapfa, aranabora ako kanya. Bayibise. None se ko Imana yabikoze, Imana irasaza ngo nawe icyo gihe ifite imbaraga, none ubu nazo zigifite? Kubera iki isi uyu munsi abatuka Imana, abayisuzugura, sibyo? Abatana ibyayo babifata nk'ibitafite agaciro, kuko Imana itabahana ako kanya. Kandi nayo dufite ingero hano. Kubera iki? Kubera iki Neron igihe yari arica abakristu mu kinyejana cya mbere, sibyo? Akababeshyira ko ari batwitse Roma, kandi ari yayitwitse. Agabahindura amateka, aratubwira ngo hari amajoro Roma yacaniwe n'imibiri y'abakristo. Yarabatwitse, barabashize ku biti, barabatwika, imibiri yabo niyo yamuritse icanira Roma, babahora gusa ko ari abakristo. None se kubera iki ako kanya Imana itamukubise nk'uko yakubise Herode? Ikindi nshaka kubabwira mukwiye kumenya, ibyo musoma mu gitabo cy'imigani, ce ne sont pas des promesses, nayo bimenye, ahubwo sont des vérités générales. Ngo ni ukuri general, niyo mpamvu yiswe imigani, nugira ngo tuvomemwo imbaraga zo gukomeza dukiranukira Imana. Ayibise. Kuko ushobora kuvuga ati umukiranutsi, sibyo? Ngo ibyago bitera inzu y'umunyabyaha, ngo ariko inzu y'umukiranutsi nta cyago kizayigeraho. Mubisoma? None dans la réalité bimeze bite?
Herode yahise ahanwa, ariko Nero nyuma yaje gupfa nk'umusazi. Yapfuye nk'umusazi nyine, yarapfuye urumva, yaje gupfa kuko iyo revolte y'abaroma n'ibiki byose. Iyo usomeye la mort de Néron uko yapfuye, ntabwo ari gloire, ntabwo yapfuye mu icyubahiro, ariko ako kanya ndavuga ako kanya ari wari icy'abakristo kubera ko batamuhanye, Imana itamuhanye. Kubera iki muri uwo muragenda mu nzira, imodoka igata inzira igahitana umwana w'Imana kandi w'umukiranutsi, hanyuma umusinzi baragendana ari ku ruhande agasigara. Uriya musinzi ashatse kwigamba ntiyakwigamba. Ni nk'umuntu umwe yabwiye undi, avuga ati mugabanye gusenga kuko uko usenga niko ibyago bije. Ati niwo cokoza abadayimoni, wabahaye amahoro bareke kudutera. Murumva? Nukuba tukiye kumenya rero uko Imana yo ivuga, amen, kubijyanye n'ibyo niyo dushaka kurangirizaho rero. Imana ishimwe. Uko Imana mbere ko turangiza, uko Imana izakira imanza igihe kigeze birahari. Zaburi ya 90:8 byo bizaba amaherezo. Nababwiye Zaburi 91:8, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha. Amen. Uvuga ngo abanyabyaha bafite ibihembo byabo, bitinde itebuke, sibyo? Na Abrahamu nawe icyo kibazo nawe yarakibajije Imana. Amen, haleluya. Ariya Itangiriro 10:25, igihe Imana ashaka kurimbura Sodoma na Gomora. Ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahanwa n'abanyabyaha kirazira. Umucamanza wari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Amen. Abrahamu azi ko Imana ari umucamanza w'abisi bose kandi kwitabera. None yumvise ko ishaka kurimbura Sodoma na Gomora kandi harimo umukiranutsi witwa Loti. Urumva ko hano Abrahamu yarazi Imana ko ari Imana ikiranuka. Amen. Kandi ko ari umucamanza, ko imanza zihari koko. Aho niyo yatangiye rero kwenteseda kuri Loti n'umuryango we. Murazi ukuntu Imana yimubwira niyaboneka 10 sinzarimbura. Murabibona? Urabona ko Abrahamu hari icyo yarazi ku Mana. Amen. Haleluya. Hanyuma Zaburi ya 94:2, Uwiteka wa mucamanza w'abari mu isi we, wishyire hejuru, witura abibone ibibakwiriye. Amen. Murumva ko abibone hari igihe cy'inturano yabo. None ikintu ushaka kuvuga ni iki rero? Mukurikire. Turi mu isano rya kera cyangwa isano rishya? Isano rishya. Siyo tureba nonaha. Dusome Yohana ibice 3 ku murongo wa 17. Tuzaye tuwuze ariko tuwusome. Ko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. No kuvuga ngo mu isezerano rishya turimo, amen, ntabwo umwami Yesu yaje gukingura ibihe by'amateka. Mission ye yamuzanye, amen, sukuza guca amateka, guhana ibyaha by'abanyabyaha, yaje kuzana agakiza. Mwaje tubanze tumenye ibi bihe turimo, imyaka 2000 yose ntabwo ari ibihe byo guhana, ni ibihe by'ubuntu n'imbabazi. Muribuka ibyo twavuze ama dispensation, ibihe bitandukanye Imana ikoreramo. Ubu turi muri dispensation de la grâce. Amen.
Yesu yaje guhana, yaje kuzana ubuntu buhesha abantu agakiza, ubuntu n'ukuri. Amen. Bivuga ngo rero, amiriza, Imana na kwa kundi yahanaga ako kanya cyangwa ikindi gigahana hashize igihe, mwabyumvise? Amen. Uyu munsi ikintu twamenya mu buryo buri general nuko isezerano rishya ntabwo ari isezerano ryo guhana abanyabyaha ako kanya, ahubwo ni isezerano rituma Imana yihanganira abanyabyaha kabone nubwo bayituka. Mwabise? Ntabwo Imana ihana ako kanya nkuko yahanye Herode ako kanya. Imana iriliye, Imana ihambiriwe. Amen. N'ijambo yayo ngo n'umwaka wo kwemererwamo n'Uwiteka, n'umwaka w'ubuntu, si umunsi wo guciraho amateka, wo guhoraho inzigo. Ese murabyumva? Iyo jambo niryo ribuza ukuboko kw'Imana guhana abayicumuraho iyi myaka yose kuva aho Yesu yasubiye mu ijuru. Ese icumura cyumva? Amen. Hanyuma rero ku kibazo rero cyacu rero cyo kuvuga ngo ese kubera iki muri ubuzima noneho umunyabyaha, abanyabyaha baguwe, bamwe mu banyabyaha bakagubwa neza, bamwe bakiranutsi bagahora mu byago. Dore impanuro bibiri tubwiraneye, Abakorinto ba mbere 4:5. Nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Amen. Ngo nitwihutire guca imanza, ruvuye guca imanza, nitwihutire kwinterpreta ibintu kuko ntabwo tuzi impamvu ziracyahishwe. Ese wabyumvise? Nihutire kuvuga ngo Yobu wacumuye kuko birahishwe, ntabwo uzi impamvu. Nihutire kuvuga ngo uriya munyabyaha aguwe neza ngo wenda hari uburyo Imana imwemera. Oya, izo jijima ziracyari amajijima ameze gute? Des jugements hâtifs. Ni ibitekerezo byihuse mbere yo kumenya ukuri. Ntabwo dufite ubumenyi bwatubasha kumenya impamvu uriya ariwe aranyura mu bihe bikomeye kandi ari umukiranutsi. Iyo ntabwo dufite ubwo bumenyi. Icyo tuzi ni uko hari impamvu izwi n'Imana kandi igihe nikigera bizasobanuka. Icyo tuzi, ikintu cyose cyashira umwanya wacyo wo kuzanyura imbere y'intebe y'amateka y'Imana. Amen. Hanyuma bireka tubwira mu byahishwe Yohana 22:12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Nyumva ko buri umuntu wese hari igihe azaryoza ibyo yakoze. Uwo munsi urahari. Kandi Yesu aravuga ngo araje vuba, azanye n'ingororano, ngo agorore gusa abakiranutsi, agorore n'abanyabyaha, umwe wese bikuranye n'ibyo yakoze. Ariko rero mu kwanzura rero tukwiye kumenya ibi, ikindi gisubizo Yesu yatanze ku bantu bibazaga impamvu ibyago bishobora gushyikira abantu kandi ntacyo bakoze kibi. Hariya muri Luka 13
umurongo wa mbere kuza ku murongo wa 5. Ndazi ko abantu bose mujya muhasoma. Muri icyo gihe hari abantu bari bahari bamutekerereza iby'abanyagalatiya, abo Pilato yavangiye amaraso yabo n'ibitambo byabo. Yesu arabasubiza ati, mbese mugira ngo abo banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi banyagalilaya ubwo bababajwe batyo? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se ba bandi 18 abo umunara w'i Solowamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Amen. Murumva amagambo y'umwami? Nuva mu mitekerereze yabo muri icyo gihe cye, bari bazi ko bari abantu mwabyumvise, bari abantu Pilato yishe akabayitana n'ibitambo, sibyo? Ibitambo bagapfa. Nuvuga ngo mu maso ya rubanda barabanyabyaha, baragiye gutamba abanyabyaha. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ni ukuvuga ngo, ndavuga uko bari babazi, bari abanyabyaha, bari abakiranutsi, sibyo se? Ariko bari baribaza impamvu Imana yemera yuko bapfa. Abise? Nuvuga ngo ibyo biro biragongana na teoloji yabo, biro biragengana imitekerereze yabo. Ibyo ntago byakabaye ku bakiranutsi. Ese Imana se byagenze gute? Twari tuzi kwihana abanyabyaha. Abise? None kukiyemeye ko uriya Pilato yica bariya abantu. Urabona? Ni ukuvuga ngo muri bo habayemo intambara. Ibyo bari basanzwe bazi ntibibaye. Biriya byago byakabaye kubanya. Nose bariya abantu ko tutabazi ibyaha, ni gute biriya bintu Imana yemeye kubiba? Bayibizi. Hari abandi rero ngo abantu 18 umunara wa Siloamu wagwiriye. Abantu babafashe ko ati rero bariya abantu ntawamenye, buriya bari abanyabyaha, kuko ntabwo Imana yakwemera biriya bintu, kuko mu mitekerereze yabo ibyago ni by'abanyabyaha, ntabwo ari abakiranutsi. Yesu yavuze iki? Ati ibyo mwibaza siko Imana itekereza. Ati bariya baguriye n'uwo munara ntabwo sibo banyabyaha kurusha abaturage bose ba Yerusalemu. Ariho arabakuramo ibyo bitekerezo biri automatique, biri mécanique. Mwayumvise yuko ibyago iyo bije n'Imana ibizanye, kandi nuko ari ikintu cyo guhana wo wakoze, siko bimeze. Mwayumvise niyo mpamvu n'abakiranutsi rero, reka nanzure kuri ibi, nibadakura mu kumenya uyu mutwe w'iri somo, ingorano y'Imana, aribyo bita la théologie de la rétribution divine, retribution theology, bakamenya ko Imana ibivuga. Niyo mpamvu usanga umukiranutsi kutabimenya ashobora gucanganyikirwa, akaba yava no mu nzira yo gukiranuka, kubera ko atazi yuko umukiranutsi, amen, ashobora gushikirwa n'ibyago kabone nubwo Imana afite favor y'Imana. Wabibise? Nago kugira favor y'Imana, nago kugira protection y'Imana, ari ryo bikugarantise yuko nta byago byakugeraho, kandi ntabwo ari igihano. Hari urwego twebwe ruturenze, ruzwi n'Imana yonyine. Amen. Cyangwa abanyabyaha batunga bagatunganirwa, ntabwo ari kireka ko ubuzima bwabo
Imana ibwemera barimo. Oya, wabyumvise? Kudashikirwa n'ibyago kw'abanyabyaha ako kanya ntabwo ari bivuga yuko Imana itazabahana igihe cyayo nikigera. Ntabwo tujija Imana dukurikije ubuzima turimo aha, kuko ubuzima turimo hano burimo mystère. Niyo mpamvu abantu nka Gandhi n'abandi bafilosofe mbere ye bavuze bati la vie c'est un mystère à vivre et non pas un problème à résoudre. Ubuzima nukubamwo n'amakontradiction yabwo, ntabwo ari ikibazo ukwiye gushakira igisubizo, kuko hari ibibazo bidafite ibisubizo mu rwego rwa kimuntu. Ese mwabyumva ibyo? Mvuga ngo turi mu buzima burimo mystère, turi mu buzima burimo ibintu biturenze. Ntabwo ubuzima turimo ushobora kubufata mu buryo bwa logique ya kimuntu. Ntabwo ari ubuzima buri rationnel. Wayumvise? Kuko rationnel bubaye rationnel, bubaye ubuzima bugenda kuri ubutonde ngo rimwe guterana rimwe ni kabiri, sibyo? Umukiranutsi yagatunze agatunganirwa, umunyabyaha akagira gute? Akaba mu buzima bw'ingorane. Ibyo ni tuvuga rimwe guteranya rimwe ni kabiri. Ntabwo ubuzima bugenda ku murongo ugororotse. Ubwo buzima ntabwo buriho. Ubuzima burimo bufite umwenda butwikirirwa mystère. Umukiranutsi rero akwiye gute? Akwiye kwizera Imana ko, amen, imukunda, imwitwararika, imugambiraho ibyiza, imurwanirira. Imana irakiranuka, Imana ni urukundo. Babyumvise? Ibyo byose byakushikira muri ubu buzima, amen, atari wagiye kubyikururira bibi, amen, kandi uri umukiranutsi uzajya umenya ngo umviriza, Imana ifite impamvu ibyo bintu yemeye ko biba, kandi ifite icyo irabikorera en moyen court ou long terme. Vango haba none haba ejo haba mu gihe kirambye bizavunjwamo ikiza ku mukiranutsi. Na nibyo Paulo yagezeho amaze kuvuga ku byerekeye umukiranutsi ko natwe turaniha mu mitima yacu nubwo dufite umwuka wera. Mwabibise Abaroma 8, amen, ngo bakiranutsi bafite umwuka wera nabo baraniha mu mibiri yabo, banira kuza cyungwa ku mibiri yabo agataho inyura mu bigeragezo, ngo sitwe gusa bafite umwuka wera n'ibyaremwe byose biro biraniha kugira ngo bizabaturwe. Mwabibise? Hanyuma agera rero kuri wa mwanzuro uri ku murongo wa 28. Mwe mujya mwifatira gusa Abaroma 8:28, hanyuma mugahita mushira mu mufuka mukirukanga ngo murafite. Mukwiye gusoma hose aho bituruka. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Mwe mujya mwifatira ko, hanyuma mukagenda rero mugasha musakoshi ngo ndafite isezerano. Ariko se iryo jambo rivuye he? Some igice cyose uramenya umwanzuro. Wewe ushobora gusibuka kuri conclusion, ntusome introduction, ntusome développement quand même. Hagumze wa Kristo muri za nimero. Wewe ufata gusa ijambo numenya aho ryaturutse. Ise ryaturutse he? Uhita usoma icyo umukara aravuga. Amen. Kuva ku murongo wa 18. Soma neti ku murongo wa 18 none utujyane kuri iryo jambo. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe
idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. twebwe abizera. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Mbere ko dukomeza ko tuzagera kuri 28, urahera hariya navuze tugeze kwa ngoye turashaka ku développement ya la pensée de l'esprit, igitekerezo cy'umwuka wera, sibyo? Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabubishyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubura, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebweho twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana. Uko ni ko Umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ariko Umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo Umwuka atekereza, kuko Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Amen. Mwabonye igitezo kivuye? Ni igisubizo kuri ya situation Paulo amaze kudekiriva, amaze kuvuga yuko mu gihe cya none hari ukuniha. Kuniha rero kugaragara mu buryo bwinshi. Ntabwo ari gusa iyo urwaye, iyo ubuze amafaranga y'iguze. Ni ukuvuga ngo hari ibyo wifuza kuba wakabaye byo. Nkatwe abana b'Imana twakwifuje kuba muri bwa bwiza, wabizi. Ariko rero hamwe no kubyifuza, kubera ko dufite isezerano ry'ijambo ry'Imana, notre devenir, icyo tuzaba ntabwo kiraba. Ibyo rero bitutsera muri twe kuniha, ariko ntabwo tuniha nk'abiheba, ahubwo tunihana ibyiringiro by'ibyo tuzaba. Ariko ko tutarabiba, aho niho hariho rero za ngorane, kuko turacyafite imibiri itegereje gucungurwa, ishobora gukubitika igihe ari cyo cyose, kuko iracyari sous l'empire de la création déchue, kuko imibiri yacu iracyari munsi y'ubutware bw'ibyaremwe byaguye, byavuye mu bwiza bw'Imana. Umuntu w'imbere yaracunguwe, ariko umubiri ntabwo uracungurwa. Kuri ibyo rero, hagati aho rero y'ubuzima turimo dushobora kubamwo, sibyo? No mu bigeragezo bitandukanye, uretse icyo cyo kuniha, twifuza kuba mu bwiza bw'abana b'Imana twahamagariwe kandi twahawe mu kwizera. Twabishobora dute? Aho rero ni wa mukiranutsi rero ari mu bigeragezo, ahita amenya ngo hamwe n'iyi condition ihari, sibyo, itameze neza, idahwanye n'umuntu wacunguwe totalement muri bya bice bitatu, umwuka, ubugingo n'umubiri. Ngo ariko icyo tuzi ngo nuko byose bifataniriza hamwe kuzana ibyiza ku bakunda Imana, kubahamagaye nk'uko yabigambiriye. Mwumvise? Musurinye byose. Byose ni ukuvuga iki? Ni byiza n'ibibi, mwabise byose. Ni ukuvuga ngo rero n'umukiranutsi nka Yobu, amen, ntabwo ari igitangaza ko yashikiwe n'ibyago. Mwewe ni ukuvuga n'umukiranutsi ashobora gushikirwa n'ibyago,
ariko ntabwo bimuherana ko azi yuko byose mu kiganza cyande cy'umwami Yesu, kandi abasha kubihinduramo ibyiza mu gihe yagennye. Ibyo ni byo bimuremesha, ibyo ni byo bimukomeza, ibyo bituma adata umwanya avuga ngo kuko umukiranutsi ashyirwaho n'ibyago, ashyirwa n'ibyago, ariko umunyabyaha ugasanga waratungaga agatunganirwa. Ibyo yarabirenze ibyo bira bya kuki yarabirenze, kuko ahagaze avugira ahera. Nufata ubuzima nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze, uzahora unezerewe, wishima muri kondisiyo zose. Hano igisubizo kirenze za filozofi zose zibaho n'izizabaho, kuko iyi niyo point de vue y'Imana ku byerekeye ubuzima bw'abanyabyaha n'ubuzima bw'abakiranutsi, ku bitadusobanukirwa twebwe. Iyi niyo point de vue y'Imana. Ari bariya hari icyo Imana ibategereje kuzabakorera, hari abakiranutsi hari ibyo Imana irategura. Amen. Ntabwo byeshapa Imana. Kubw'ibyo rero ntabwo njya guhangayika, njya gushakisha kumenya impamvu abakiranutsi bajya mu bigeragezo kandi bakunda Imana, abanyabyaha rimwe na rimwe bakabaho nk'abantu badafite ibibazo. Icya mbere nuko bo bari impumyi, ntabwo bazi ikibategereje, niko Azafu yavuze. Umukiranutsi nawe najya kwifuza ubuzima bw'abanyabyaha ko ngo baguwe neza, azaba nawe yabaye impumyi. Ahubwo umukiranutsi yageze ahera, kuko ngo twazuranywe na Kristo, twicarikanywa nawe ahantu ho mu ijuru. Aho niho turebera, aho niho dutekereza, aho niho tuvugira. Ntabwo dukwiye gutekereza nk'abariya abantu bakiri hasi mu byo kumenya Imana. Tukwiye gutekereza nk'abantu bamaze kwinjira ahera, bakamenya inama zisumba byose. Imana ishimwe. Ntabwo rero bagikangwa na achievements z'abanyabyaha, ntabwo bagikangwa n'amarealization y'abanyabyaha, kuko bo barabona n'iherezo ryabo ko atari ryiza, ahubwo barabaririra bakanabasengera. Amen. Ahubwo bo babishwaho no kwizera n'ibyiringiro, kuko bazi yuko nta gishobora kuba Imana idafitiye igisubizo kandi idafite icyo izagikorera. Bamenya ko Imana itabagambiraho ibibi, ibagambiraho ibyiza. Imana ishimwe. Ntabwo rero bakiri babandi ngo kuko Imana yemeye ko mva mu kazi, kuko Imana yemeye ko mva mu kazi, uriya muntu adasenga Imana akaba bagumijemo. Ibyo barabirenze. Amen. Wayizi? Kuko ise ijonjora ryo kuvana mu kazi abantu nige bavanyemo kandi senga Imana nk'undi Imana, ariko uriya muntu w'umunyabyaha njya mubwiriza ahubwo akayituka, we bamugumijemo. Ibyo ntabwo abyibaza, yarabirenze. Iyo ni ibintu bito cyane. Imana ishimwe. Ntabwo agenda gukora ikizamini kandi afite ubwenge, afite impamyabumenyi byose, hanyuma uriya muntu umunyamanyanga n'ibiki byose akaba ari we yegukana wa mwanya, we akawubura kandi yayirije iminsi 3. Ibyo ntabwo we bikimukanga, kuko arabizi, arazi ibanga abandi batazi. Haleluya. Ibi bintu nimutabimenya muzagira ikibazo, muzajya namwe mucanganyikirwa. Aricyo yawe Mariya. Amen. Imana ishimwe. Nabwiye ko iri ni somo mu masomo yo muri kaminuza ya théologie. La théologie de la rétribution divine. Ayumvise? Alléluia. Divine retribution theology. Kuko arabisi baribeshya n'abakristo bamwe bakibeshya. Amen. Ku ngororano y'Imana. Bakaba baca imanza kandi atarizo. Nk'abariya inshuti za Yobu. Baribeshye. Ibyo bavugaga nabwo ari byo. Nimubona ko iherezo ry'igitabo Imana yahe raison de Yobu. Ngo mwebwe iyo mwavuze ibicuritse bigoranye. Umugaragu wanjye Yobu nabasengere, nawe ubundi ibyago birabazaho.
murabyumva? Imana yahaye raison de Yobu. Ntabwo ibyago byamushyikiye ko yacumuye, no. N'umukiranutsi ashobora gushikwa n'ibyago, ntabwo ari igitangaza. Yobu ntabwo yanze kubasengera, yarabasaba imbabazi, ngo bavuze nk'abapfapfa. Mbere yuko tusenga, amen, wumva wasubira gusobanurira umuntu iri somo, kugira ngo urisobanure ubanze ube convaincu, wowe ubwawe ukabimenya ugafasha n'abandi. Kadushima Imana. Data, turagushima mu izina rya Yesu, uyu munsi waduhaye wo gusenga tuyiriza kandi twiga n'ijambo ryawe. Mwami, aya magambo yose twumvise adufashe ubwacu, tuyasobanukirwe, tuzayafashishe n'abandi, kugira ngo tumenye yuko hakurya y'ibidasobanuka by'ubuzima hari umugambi wawe utabasha kunyeganyezwa n'ikintu na kimwe. Kugira ngo Mwami, nitumere nk'abapfapfa ngo tuyihutire guca imanza, tuyihutire kwanzura, kandi tuyifite byinshi tutazi, ariko duhagarare ku ihame yuko Imana ari urukundo, ko Yesu adukunda, ko Yesu atadutereranye, ko Yesu atadusize nk'imfubyi, ko ari kumwe natwe mu Mwuka Wera n'abamarayika be. Kabone n'ubwo ibyago byakomanga ku rugi, turazi ko Yesu Kristo ntago byamuciye mu byahumye, hari impamvu yabyo, kandi ngo byose amaherezo bizafatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Turagushima rero, uhabwe icyubahiro n'ikuzo, ugirire neza abakwizera mu mpande zine z'isi, ubakomereze kwizera, ari byo bitwa itorero ryawe, inzu y'Imana mu buryo bw'umwuka. Ukomeze ubeze ubatunganye, uzishyira itorero ryawe rifite ubwiza rifite inenge. Tunibuka n'abandi bari mu buhenebere, bari mu nzira yo kurimbuka, bamwe bakashukwa n'iby'isi, bakumva ko baguwe neza, bakumva ko nta rubanza ruriho ruzabaho. Mwami, nabo bahumura amaso, kugira ngo bahumuke, bave mu bujiji, bave mu mwijima wa Satani, bave mu butware bwe, bahindukire bizere Umwami Yesu, kugira ngo bahumuke, bakire n'ubutware bw'umwijima, nabo bazaraganwe n'abejejwe umwandi wo mu ijuru, utabasha kubura no kugajuka, utegereje abera bose. Urakoze Mwami, ntabwo twagiye no gusengera Isirayeli mu bihe barimo, kugira ngo Umwami usoze ibyo wavuzeho kugabasekuruza babo, kandi uyobore Mwami ubuzima bwabo, kugira ngo kiriya gishitsi wabashigarije kizashibukemo urubyaro rwera ruzamenye Uwiteka. Usoze ibyo wavuze kuri butaka bwarubonye Kanani ukabuha Isirayeli, Aburahamu, Isaka na Yakobo n'urubyaro rwabo. Usoze n'ibyo wavuze ku murwa wa Yerusalemu uri mu bubata uno munsi. Usoze n'ibyo wavuze kuri wa musozi w'ingoro, naho nyine Mwami turazi ko ari ibintu byinshi byavuzweho, byinshi byarasojwe, ibindi birategereje. Nta jambo ryawe rizahera. Gucyoroshe no ku isi n'ijuru bivaho, aho kugira ngo have n'akanyuguti na gato ku ijambo ryanjye, kandi ngo isi n'ijuru bizavaho, ariko ijambo ryanjye nacyo rizaba. Uduhe Mwami kurikomeraho, ko ari ijambo ridakuka, mu izina rya Yesu Kristo, amen.